Ikaze nanone bakunzi ba Gozav TV, Good Samaritan Fellowship YouTube channel mukurikiraho ibiganiro, amakuru ndetse n'ibindi birimo inyigisho z'iyobokamana. Sinabura kwifuriza Noheli nziza hamwe n'umwaka mushya muhire wa 2020-2021 uzababere uwishya n'ihirwe, uzababere wo kwegerana n'Imana kurushaho, uzababere uwo mubona mu byo mwifuza byose. Kuri iyi nshuro ndi Lucky Van Rukundo, tugiye kurebera hamwe icyegeranyo kivuga ku bijyanye n'ibisobanuro by'amabara mu iyobokamana, cyane cyane twibanda ku mukara n'umweru. Umukara bisobanura umwijima, icyaha, ikibi mu Egiputa; umweru ukuri, urumuri, ubugingo, ubuzima n'ibindi byiza birimo n'ijuru. Ariko se ubururu n'andi mabyo bisobanura iki? Biraza guhurira hehe n'umwirabura ndetse n'umuzungu? Ese Yesu we yari afite uruhe ruhu? Siyansi babivugaho iki? Tubihuze n'ijambo ry'Imana. Ufasha abantu 100 uhereye aho uri ukababaza isura ya Yesu Kristo, abarenga 1/2 bagusubiza ko ari umuzungu. Ubabajije uko Imana n'abamarayika basa, ibisubizo hafi 100% byaganisha ku kuba ari abera, ari abazungu bafite uruhu rw'umweru. Aba bantu bawe nongera kubaza uko Satani asa, bazagusubiza ko ari ikigabo gifite ibihembe, kireba nabi, kivuga urujwi runize ndetse kikirabura, umukara. Ibi ni nabyo bazakubwira nubabaza uko batekereza amadayimoni asa. Sinzi impamvu y'ibyo bisubizo, kuko Bibiliya ubwayo ivuga ko Satani yari umumarayika w'umuhanga mu kuririmba. None icyo kijwi abantu bamushinja cyavuye he, ko mu ijuru yari uwa mbere mu kuririmba amajwi menshi kandi meza? Kimwe mu byo Satani yazize mu ijuru ngo ni ubwibone no kwishyira hejuru. Ibi bisobanura neza ko yari mwiza mu by'uburanga. Ibyo kumera amahembe, kwirabura no kugira igisura giteye ubwoba byo byaje bite? Philip Weiber, umwarimu wa filozofi muri kaminuza ya Trinity Western University yo muri Canada, yakoze ubushakashatsi mu baturage kubw'igitabo cye yise Visions of Jesus, cyasohotse mu 1997. Aha abo yavugishije babaye nk'abahuriza ku bisubizo bimwe, bavuga ko Yesu Kristo ari umusore mwiza w'umuzungu ufite uruhu rw'umweru, mu maso harehare n'imisatsi miremire y'umuhondo cyangwa se ijya kuba kake igera mu bitugu. Filimi nto y'uruhererekane yiswe The Bible iherutse kujya hanze yateje ibibazo mu baturage bayirebye nyuma yo kubona ko umukinnyi wakinnye ari Satani yasaga neza na Barack Obama wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impaka zakomeje kuba nyinshi. Yesu Kristo, umuryango we, Imana n'abamarayika ninde avuze ko ari abazungu? Hanyuma abadayimoni na Satani bakaza kuba birabura. Martin Luther King Jr. yabajijwe uko atekereza Yesu asa hari mu myaka y'1920, maze asubizanya ubwenge nk'umunyapolitike ariko nanone w'umuvugabutumwa. Yasubiriyemo abantu ko ntaho Bibiliya ivuga uruhu rwa Yesu cyangwa imiterere ye igaragarira ku maso, ijwi rye cyangwa imisatsi ye. Nubwo abera cyangwa se abazwi nk'abazungu b'abanyaburayi bakunze gushyirwa mu majwi ko aribo bakwirakwije iby'uko basa n'Imana n'abamarayika na Yesu Kristo, abirabura bakaba basa na Satani hamwe n'amadayimoni. Niba wemera ibyanditswe byera byo muri Bibiliya, uraza gusanga abanyaburayi bavuga ukuri. Unavuye mu by'ibyanditswe byera ukajya mu busobanuro bw'amabara mu buzima busanzwe, usanga umukara usobanura umwijima, ikibi, ubujiji, urupfu n'ibindi bintu bibi, kumva ko bifitanye isano na Satani, Sekibi. Ku rundi ruhande, umweru usobanura umucyo, urumuri, gukira no gukizwa indwara cyangwa ibyaha, gusobanukirwa, kuzira ikizinga cyangwa se kuba mutagatifu n'ibindi biganisha ku byiza, Imana, agakiza. Ubundi ibyo byose bifasha icy'abemeramana. Bumwe mu muryango ukanda kuri subscribe, ubundi turamburana iki kiganiro. mu
minsi ishize kuri televiziyo zo muri Amerika abantu baratunguwe bahabonye isura y'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama iri gukoreshwa muri filime yiswe The Bible nka Satani. Aha abantu batangiye kuzamura impaka bifashishije imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook, biza kugera n'abanyamakuru nka CNN na Fox News. Abatarishimiye ko isura ya Obama yahagarariye Satani baje gukomeza gushyiramo imbaraga, biza gutuma nyiri iyi filimi ntoroherekane The Bible abasubiza. Gusa mu kubasubiza yavuze ko ibyo bavuga nta shingiro bifite. Nyiri iyi filimi yavuze ko icyo yarebye ari umukinnyi umukinira mu mwanya wa Satani. Uwaje gutsindira uwo mukinnyi ni umunyamaroke Mohamed Mehdi Ouzani. Uyu ngo ajya gusa neza n'uwari perezida Barack Obama. Nyiri filimi rero avuga ko atigeze yita ku byo aba bantu bari gutekereza, ahubwo icyo yarebye ari umukinnyi ukwiye gukina muri filime ye The Bible. Iyi filime imara amasaha 10 ndetse yaje no gutwara ibihembo byinshi nka filime y'umwaka mu zivuga ku iyobokamana. Kimwe mu byakuriye impaka kuri uyu mukinnyi Mohamed Mehdi ni uko ngo abamuhisemo barafite ubundi butumwa bashaka kugaragaza, bereka abanyamerika ko Barack Obama akorera imbaraga z'umwijima. Iyo filime ntabwo ariyo ya mbere yari iteje urujijo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gusobanura imiterere, amasura n'imimerere by'abantu bavuga muri Bibiliya. Muri 2004 hasohotse filime ya Mel Gibson yitwa The Passion of the Christ. Muri iyi filime Yesu ntigeze avuga Icyongereza, gusa uburyo yagaragayemo byakuriye impaka ndetse biza kubyutsa ibyari byarigeze kubazwa Martin Luther King Jr. mu myaka y'igihumbi kimwe 1920 bamubaza ku cyo yavuga ku buryo abakinnyi b'amafilimi bajya berekana isura ya Yesu Kristo ndetse n'iy'abadayimoni na Satani. Bibiliya ifite abantu bayo ikoresha mu ibara nkuru, gusa nk'igivuga uruhu rwabo, ariko nanone hari aho igera igasa nk'ibikomozaho. Nk'iyo uvuze ko umuntu yahanaguje undi umusatsi uhita wumva ko umusatsi utari injwiri, abirabura bakaba bakuwemo. Usubiye mu mateka, abenshi mu babwirizabutumwa b'amadini atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bashishikariza abayoboke babo kutita ku isura cyangwa imimerere n'ibindi berekwa mu mafilimi bisobanura Yesu Kristo, Imana cyangwa Satani. Ibi nibyo byatumye abitwa Abapuritans birinda kugira ishusho iyo ari yo yose cyangwa ikibumbano kigaragaza Yesu, Imana cyangwa Mariya mu nsengero zabo. Ibi bari babitandukaniyeho n'Abakatolike b'i Roma. Ab'i Roma bo barabifite amafoto, ibibumbano n'ibindi bisa nk'ibigaragaza Imana, abatagatifu ndetse n'umuryango wa Yesu Kristo. Byose bibagaragaza ari abazungu. Satani agaragazwa nk'ikintu giteye ubwoba, gifite amababa, amahembe, cy'urujwi runini ndetse cy'umukara. Ahagana mu kinyejana cya 19 umwe mu bapasiteri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu idini ry'Abapresbyterian yaje kubwira abayoboke be ku isura ya Yesu Kristo ari nk'amazi, ko yisanisha na buri wese umwegereye. Mu magambo ye, uyu mupasiteri yavuze ko Yesu Kristo asa na buri wese ku isi umwemera. Ngo kuba Bibiliya itajya yita cyane ku ruhu cyangwa se ibindi byatuma hagaragara neza imitera ya Yesu Kristo, ni ukugira ngo ivugabutumwa rye rikorwe na bose kandi mu ishusho ye. Amadini gakondo muri Afurika, Abakawukaziyani, Abamongoliyani n'abandi bose ngo bicane ku meza amwe bavuga ijambo ry'Imana, buri wese mu myumvire ye kandi nk'abavandimwe. Ibyo nibyo Yesu yifuzaga. Ku bw'ibyo hadutse intero yitwa Universal Jesus, Yesu wa bose. Iyi ntero cyangwa se izina yaje kugira ngo ikureho urujijo rw'abantu bari batangiye kwibaza ukuntu Yesu yasaga. Mu 1957 Martin Luther King Jr. yaje gutanga inama mu kinyamakuru Ebony Magazine. Aha yasubizaga ibibazo bikurikira: kubera iki Imana yahisemo kugira Yesu umuzungu w'umweru nyamara benshi matuye isi atarabera? Luther King yabasubizanyije ubwenge burimo politike n'iyobokamana. Ku ikubitiro yahakanye ko nta muntu n'umwe uzi uruhu rwa Yesu Kristo, ndetse ababivuga ari ababa bafite inyungu zabo zihariye bashaka zidafite aho zihuriye n'iyobokamana. Luther King yagize ati, uruhu rwa Yesu ntabwo ari ibintu twakwiye kwitaho cyane. Uruhu ni ibintu by'imiterere ya muntu bidafite aho bihuriye n'imyemerere ya muntu. Yesu Kristo nta ruhu rwe tuzi kuko niko yaturukeneye. Icyo tumukeneyemo ni ukumenya nk'Imana mwana, ubushake bwo kumvira Imana
n'ubushake bwe bwo kumva ubushake bw'Imana. Yari umwana w'Imana, bidafite aho bihuriye n'uko areba inyuma ku mubiri, ahubwo bifite aho bihuriye n'imyemerere yari afite n'intego yamuzanye ku isi gukora ibyari byarananiye abandi. Isura ya Yezu Kristo siyo kibazo cyonyine ku bijyanye n'ivanguraruhu mu iyobokamana. Ikindi kibazo ni Satani n'amadayimoni. Uwitwa Tim Morris wari indwanyi akaba umunyamerika ariko ukomoka muri Afurika yaje kuvuga ko nk'uko ubucakara bwakorerwaga abirabura bwarangiye, ari nako ibyo kuvangura uruhu bigomba kurangira. Abagore n'abagabo bakicarana, abantu b'impu zitandukanye bakicarana, abavuga indimi zitandukanye bakicarana. Ibyo kuvuga ko umukara usobanura umwijima na sekibi, umweru ukaba usobanura agakiza n'Imana, nabyo bikarangira. Ahakana igitekerezo cy'uko umukara usobanura sekibi, Tim Morris Chester yavuze ko mu iyobokamana hatakwiye kuza mu bintu by'amabara. Muri icyo gihe byasaga nk'ibyagizwe ihame ko abirabura bahagarariye Satani mu gihe abazungu bahagarariye Imana. Imwe mu mpamvu abazungu batangaga basobanura ibyo ngo ni uko abirabura bari bafite imyemerere yabo gakondo, abazungu bahise bita iy'ubupfumu. Bivuze ngo ntibari bazi Imana, nta nubwo Imana yari ku ruhande rwabo. Uwari ku ruhande rwabo yari Satani, sekibi, umwirabura nabo bakaba birabura, mu gihe abazungu babera bari ku ruhande rw'Imana nayo iri ku ruhande rwabo, ari nayo mpamvu bayizaniye abirabura. Uwitwa Sarah Bieber avuga ko yabonye umugabo umeze nk'umuminisitiri yambaye ikote ry'umukara, aza amwegera amusaba ko afata akaboko ngo bajyane. Uwo ngo yari Satani ushaka kumujyana. Ikindi yongereho ngo nuko kari akagabo gato k'akirabura gafite ibyanwa. Undi muntu uvuga ko yabonekewe yavuze ko yabonye ikintu kinini cy'umukara kimwegera kivuga urujwi rubi, nyuma kigahinduka imbwa y'umukara. Wowe yasobanuye ko amadayimoni asa n'Abayahudi ndetse n'Abanyamerika kavukire. Birumvikana ko yari umunyaburayi. Mu nyandiko The Wonders of the Invisible World yo mu 1693, umwarimu wigisha iyobokamana Cotton Mather yavuze ko Abahinde ndetse n'abirabura aribo bahagarariye amadayimoni ku isi. Mu kinyejana cya 20 ndetse na 21 impaka zakomeje kuba nyinshi zigaruka ku buryo abantu bajya bashaka gusobanura imimerere y'abantu bavugwa muri Bibiliya. Ibi byagizwe nk'uruhare n'umuco abanyamerika bari badukanye wa televiziyo. Hari hadutse amafilimi, ibinyamakuru na interinete ndetse n'amashusho adasigana n'amafoto. Mu 1930 urubyiruko rw'Abanyamerika bakomoka muri Afurika bakoreweho ubushakashatsi babazwa bati ni irihe bara ry'uruhu rwa Yesu. Hafi ya bose basubije ko ari umweru. Ibyo byari bihagije. Hagati aho hari amafilimi yagiye agerageza kwirinda gukurura impaka zijyanye n'uruhu rwa Yesu, nyamara bamukinnye muri filimi. Twavuga nka Ben Hur yasohotse mu 1959 ndetse na The Robe yo mu 1953. Izi filime zombi zagiye zerekana mu mugongo ha Yezu Kristo, bakerekana n'amaboko ye. Aha babaga birinze kwerekana mu maso he ngo batazakurura impaka ku bijyanye n'imiterere yaho, uko amazuru akoze, uko amaso yasa ndetse n'imisatsi ye. Aya mafilimi ahora bisikana n'andi akinwa asa nk'agamije gushimangira ko Satani n'amadayimoni bafitanye isano n'abirabura, mu gihe Imana n'abamarayika bayifitanye n'abazungu. Aha twavuga nka filime yitwa Jesus Christ Superstar yo mu 1973. Iyi filime uwitwa Carl Anderson umwirabura niwe waje gukina ari Yuda Iskarioti. Uyu ni umwe muri za ntumwa 12 za Yesu Kristo, by'umwihariko akaba ari we wamugambaniye. Nta hantu hagaragaza ko Yuda ari umwirabura, gusa kuko yakoze ibibi bahisemo gukoresha umuhagarariye w'umwirabura Carl Anderson. Iyi film yagiye hanze nyuma y'imyaka 5 gusa. Martin Luther King Jr nawe yishwe nka Martin Luther King umukuru.
ikibazo cy'abakinnyi bakina ari ba Yesu cyangwa Satani n'abakina ari abamarayika cyangwa amadayimoni gikomeje kuba ingutu. Muri filimi The Passion of the Christ ya Mel Gibson yasohotse muri 2004, uwari uyiyoboye yahisemo gufata umukinnyi Jim Caviezel amuhindura amaso ye yendaga kuba ubururu ayagira umuhondo. Aha kwari kugira ngo uyu mukinnyi akina ari Yesu Kristo ariko ameze nk'umuyahudi. Ibi kandi ntibyarangiriye aho kuko banamukorera irindi zuru rishyashya. Bashakaga gukora ibishoboka byose ngo Yesu ari umusore mwiza umeze uko bifuza, ngo ndetse banakurura abakobwa. Ya filimi nto y'uruherekane The Bible twababwiye, hari abayisesenguye bavuga ko yari igamije kwangisha Perezida Barack Obama abaturage. Muri iyo filime ngo bashaka gusobanura ko Perezida Barack Obama w'umwirabura usa na Satani ayoboye Amerika, ariko ayiyoboreye ku ruhande rwa Satani atari ku ruhande rw'Imana. Iryo cengezamatwara rishyirwamo amafaranga menshi, haba mu kwamamaza ku mateleviziyo, mu mafilime, ku ikoranabuhanga no mu bundi buryo bukoreshwa muri Amerika. Impamvu ariho hibandwa ni uko ubucuruzi bw'ibihangano bishingiye ku Bukristo buhafite isoko rikomeye cyane. Abarwanya icengezamatwara bishyize hamwe bavumbura uburyo bushya bwo kujya basobanura Yesu Kristo ariko ntibiteze ikibazo. Bahisemo gusa nk'abakora impuzandengo, birangira bemeje ko bazajya bavuga ko Yesu Kristo yari umuntu w'inzobe, umuhondo ariko nanone uterurutse. Ibi ngo bizaba bituma abirabura bamwisangamo, abaratino bamwisangemo, abanyaziya b'umuhondo bamwisangemo, abazungu b'ibarayi nabo bamwisangemo, bityo Yesu abe wa wundi twavuze Universal Jesus cyangwa Yesu wa bose. Mu mwaka w'2008 Perezida Barack Obama yari agiye kubura amahirwe yo gutorwa ngo ahagarire ishyaka ry'abademokarate kubera pasiteri we Jeremiah Wright. Jeremiah yarifashe avuga ko Yesu Kristo yari umwirabura w'umukene. Byateje ibibazo ndetse biza kurangira bisaba imbabazi. Tuvuye muri iryo cengezamatwara rikorerwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko i Burayi no muri Amerika, binyuze mu mafilimi, mu bitangazamakuru, mu makinamico no mu mafoto, katurebe noneho ubusobanuro bw'amabara ariko nanone tubihuje n'ibyanditswe byera. Aha turifashisha urubuga itsaboutworship.com. Uru rubuga ruvuga ko Imana ubwayo ari ibimenyetso. Bibiliya yuzuyemo ibimenyetso. Yesu Kristo nawe ngo ari ikimenyetso. Satani yari ikimenyetso gihagararwa n'inzoka cyangwa intare ihora itontoma ishaka ko yaconshomera. Imana ivuga ikoresha ibimenyetso, ndetse ubwo Daniyeli yajyaga gusobanura inzozi z'umwami Nebukadinezare byari ibimenyetso. N'ubu Imana iracyavuga ikoresheje ibimenyetso, by'umwihariko amabara. Imana ikoresha amabara ngo bitewe na buri muntu ndetse n'umuryango mugari yabayemo udasize amateka n'ubumenyi afite. Ibimenyetso ngo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikoreshwa mu mvugo y'Imana. Amabara afite ibisobanuro. Ni ngombwa kumenya ibisobanuro by'amwe mu mabara hagendewe ku ijambo ry'Imana. Amabara ubwayo ngo ni imwe mu nzira Imana ikoresha ivuga. Ushobora kuba waragiye mu rusengero umunsi umwe, wakitegereza abantu mwasenganye ukabona hafi nka 1/2 bambaye ibara rimwe. Niba utarabibona uzabikoreho ubushakashatsi. Katurebe ubusobanuro bw'amwe mu mabara duhereye ku mutuku. Umutuku ngo ni ibendera ryo guhimbaza. Mbere na mbere usobanura amaraso ya Yesu Kristo. Kubera ayo maraso kandi ngo umutuku usobanura gukizwa. Aya maraso ya Yesu Kristo kandi y'umutuku anasobanura kubohorwa cyangwa se kurokorwa. Bivuze ko n'umutuku usobanura kurokorwa. Ngo kubera ko amaraso ya Yesu Kristo yamenewe abatuye isi, umutuku nanone usobanura ibitambo. Bibiliya kandi inagaragaza ko umutuku rimwe na rimwe usobanura ubuzima. Ubuzima buhoraho bwabonetse buvuye mu maraso ya Yesu Kristo. Umutuku kandi usobanura urukundo ruhambaye. Umutuku unasobanura umuriro. Uyu muriro nuzatwika abanyabyaha n'abandi banze kumvira Imana. Umutuku kandi unasobanura umwete. Usobanura intambara cyangwa ibikoresho by'intambara. Umutuku kandi unasobanura imbaraga.
kuko umutuku ari rimwe mu mabara agoye kuyakora ngo umutuku unasobanura ubukire. Katurebe ku mweru. Umweru usobanura ubutagatifu no kuzira ikibi. Abamarayika n'abandi batagatifu ngo bambara amakanzu y'umweru. Umucyo kandi ni ikindi kintu gisobanurwa n'umweru. Abamarayika nabo ni umweru. Yezu Kristo nawe yagiraga ikanzu y'umweru. Nanone ngo umusatsi w'umweru cyangwa imvi usobanura ubuhanga. Umukara usobanura urupfu, ikiriyo, icyaha, amadayimoni, gutinya Imana, ubujiji n'ibindi bintu bibi. Ubururu busobanura ijuru, ubugingo buhoraho, umwuka mutagatifu, ubutungane ndetse no kurama kudapfa. Urubuga colormeaning.com narwo ruvuga ku bijyanye n'ubusobanuro bw'amabara. Aha bwibanda ku mabara 7 agaragara mu mukororombya waje mu kirere ubwo Imana yamaze kurimbura isi ikoresheje umwuzure ku bwa Nowa. Iby'amabara 7 tuzabibasobanurira mu nkuru yacu itaha. Ubusanzwe habaho amabara 3 adakorwa ahubwo avangwa kugira ngo akorwa andi. Ayo mabara ni umutuku, umuhondo n'ubururu. Ayo mabara ngo niyagize isi, iyo yavanze ubona andi mabara hafi ya yose meza kandi wifuza. Muri Bibiliya y'Abaheburayo ijambo mutuku ryitwa Audem. Amazina muri Bibiliya nka Adamu, Esau ndetse na Edom akomoka kuri iryo jambo ry'Igiheburayo risobanura umunopfu cyangwa se flesh mu Cyongereza. Irindi bara twabwiye muri aya ingenzi ni umuhondo. Igisobanuro cy'ibara ry'umuhondo muri Bibiliya twagisanga muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Aha baba bavuga ko umuhondo ufite isano n'umuriro utwika ibyaha n'abanyabyaha. Ibara rya 3 ni ubururu. Ubururu bisobanura imbaraga z'Imana zikiza. Ugendeye kuri Bibiliya ubona ko ubururu busobanura isi y'Imana. Mu gitabo cyo kubara ibice 15 umurongo wa 38 kugeza kwa 41 basobanura kuri iyi ngingo. Muri Matayo ibice 9 umurongo wa 21 umugore aromaze imyaka 12 arwaye yaje kuvuga ko ngo yizeye ko yakira aramutse anakoze ku mwenda wa Yezu Kristo gusa. Uwo mwenda wari ubururu. Iyo ufashe ibara ry'umuhondo risobanura ubucamanza bw'Imana cyangwa se umuriro ukarivanga n'ubururu busobanura ijuru, bibyara icyatsi kibisi. Icyatsi kibisi gisobanura kudapfa. Umuntu waciye mu bucamanza bw'Imana bikarangira abaye uw'ijuru ntabazapfa. Tugendeye kuri ibyo byose, guhakana k'umukara udafitanye isano na sekibi byasaba guhakana Bibiliya cyangwa se ubundi busobanuro bw'amabara muri rusange. Ibyo ni nako byagenda ushatse guhakana kw'Imana, abamarayika na Yezu Kristo bitari mu ishusho y'umweru. Komeza kuba mu muryango ukanda kuri subscribe niba utarabikoze.